AI n'akazi kazaza. Ese AI izadusimbura cyangwa AI izadufasha? Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bibaza ariko batinyuka kubaza. Ese AI izadutwara akazi cyangwa ese AI izadusimbura? Hari abantu baryama batizeye ejo hazaza habo kubera AI. Hari n'abavuga ngo njye narangije amashuri ariko se akazi kanjye kazaba kagihari ejo mu myaka wenda nk'icumi iri imbere? Uyu munsi ndashaka ko tuganira byimbitse ariko mu buryo buri wese yakwisangamo. Humura, iyi video iragusubiza neza. Mbere na mbere reka tubanze twumve ikibazo neza. AI cyangwa se Artificial Intelligence ni ubwenge bw'ubukorano bushobora gukora ibintu byakorwaga n'abantu, harimo kwandika, gusesengura amakuru, kuvuga, guhindura amafoto, gutanga inama no gufasha mu by'ubuvuzi. None ikibazo ni iki: niba AI ishobora gukora ibi byose, umuntu azakora iki? Ariko mbere y'uko nkomeza, niba utarakanda subscribe yikande, comment, like na sharing video igera ahantu henshi. Nge nitwa James, ikaze kuri So James Tech and AI. Ikintu cya kabiri rero, story ya mbere naguha ni nk'umukozi wa banke muri Kenya. Mu gihugu cya Kenya hari banke zatangiye gukoresha AI mu kwakira abakiriya no kubaha amakuru. Mbere hari umukozi wakiraga abantu ku muryango, undi akabasobanurira serivisi, undi akabaha forms buzuza. None AI chatbot ibasubiza kuri telefoni cyangwa kuri website. Ubwo rero abantu bahise batinya bati akazi karagiye noneho. Ariko se byagenze bite? Banki ntago yirukanye bose, ahubwo yakoze iki? Yabahinduye aba customer advisors, batangira kwigisha abakiriya uko bakoresha mobile banking. Bakoreshejwe amahugurwa mashya, nyine bahugura ngo nabo bazabashe kwigisha. Isomo ririmo na akazi karahinduka ariko ntikabura burundu. Wakwibaza rero uti ese AI ishobora gusimbura akazi ki? Reka tuvuge ukuri rero nta buryarya. Akazi gafite ibi bintu bitatu: gusubiramo ikintu kimwe kenshi, kutagira creativity, gukurikiza amabwiriza adahinduka. Ako kazi AI ishobora kugakora neza kurusha umuntu. Urugero wenda nk'abariya bakora data enter cyangwa se gushyira imibare muri system, kwakira no gusubiza email zisanzwe, cyangwa se nanone gutunganya inyandiko zisanzwe. Ariko se hari akazi AI itashobora gukora neza? Igisubizo ni yego. Akazi k'umuntu rero ntigashira ariko karahinduka. AI ntishobora kugira impuhwe nyazo cyangwa se kumva ububabare bw'umuntu, ntishobora no gufata icyemezo hashingiye ku mutima cyangwa nanone guhanga igitekerezo gishingiye ku mibereho nyayo. Reka nguhe urugero rwo mu Rwanda wenda. Nk'umwarimu wigisha abana mu cyaro ashobora gukoresha AI ikamuha lesson plan. Ariko se AI ashobora kumenya ko uyu mwana ari kwiga nabi kubera ko wenda iwabo baraye badahaze? Oya. Umuntu rero aracyafite agaciro, we abasha gushyira mu gaciro, nyine akagira amarangamutima. Afurika rero iri hehe muri iyi ntambara ya AI? Hari abatekereza ko ngo AI ari iy'abazungu gusa, ariko sibyo. Nko muri Nigeria hari urubyiruko rukoresha AI mu guhanga indirimbo no mu kuzitunganya. Muri Ghana hari startup zikoresha AI mu buhinzi no gupima ubutaka. Mu Rwanda naho hari urubyiruko rukoresha AI mu gukora content kuri YouTube no kuri TikTok, mwirwa mubibona. Kandi no mu buhinzi natwe u Rwanda rwazamutse cyane muri AI. Ikibazo rero si uko AI iriho, ikibazo ahubwo ni ese wowe uri kuyiga? Hano hari story ya kabiri mbafitiye y'umusore w'ikampana. Hari umusore wacuruzaga ku isoko, yacuruzaga inkweto, noneho abona ko abakiriya bagenda bagabanuka. Yize gukoresha AI, none atangira gukora amaposta meza, atangira kwandika na description zikurura abantu. Atangira kugenda yamamaza ku ma Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mu mezi 6 yari amaze kubona abakiriya barenze abamuguriraga mbere ku isoko. Ese AI ubwo yaba yaramusimbuye? Igisubizo ni oya. AI ahubwo yamufashije kwagura ibitekerezo bye. Wakwibaza ati se ahazaza AI izabimeze ite? Mu myaka iri imbere abantu bazakenera ubumenyi bwa AI. Abatazi AI bazagorana, abayizi bazayikoresha nk'igikoresho, ni nka telefone. Mbere abantu batinyaga telefone, uyu munsi se wabaho udafite telefone? Wapi. AI rero izaba nka telefone. Ariko hari icyo bita danger d'amour cyangwa se danger. Yego, abantu bashobora kuba abanebwe bakishingikiriza AI. Abashaka kutiga bashobora nabo kwibwira ko ngo AI ibakorera byose. Abakoresha AI nabi, AI ishobora gukwirakwiza amakuru atariyo. Niyo mpamvu tugomba kuyiga neza, ntago ari ukuyitinya. None ubwo rero wowe wakora iki? Niba uri umwarimu, yige igufashe gutegura amasomo. Niba uri umucuruzi, yige igufashe kwamamaza. Niba uri umunyeshuri, nabwo yige igufashe gusobanukirwa amasomo. Niba uri n'umushomeri mbese, nabwo yige ikubera igikoresho cyo kwihangira umurimo.
ikibazo ntabwo ari ese AI izansimbura, ahubwo ikibazo ni ese niteguye gukorana na AI. Hano rero hari ukuri gukomeye, reka nkubwire ukuri gushobora kugutera gutekereza cyane. AI ntizagusimbura, ariko umuntu uzi gukoresha AI ashobora we kugusimbura. Tekereza kuri ibyo bintu. Rero niba uri kureba iyi video nturi mu bantu bo gutinya future cyangwa se ahazaza, ahubwo uri umuntu ushaka kumenya AI ni igikoresho, ni nk'icyuma ushobora kugikoresha wubaka inzu cyangwa se ukagikoresha uri kuyisenya. Rero hitamo uruhande, amahitamo ni wowe uyafite. Ntabwo ahazaza cyangwa future ari y'abafite amafaranga menshi, ahubwo future ni y'abafite ubumenyi bushya. Niba rero iyi video igufashije, komeza udukurikire, ukande subscribe, uduhe comment, ikindi usharinge video igera hano henshi. Njye nitwa James kandi nkomeje kubaha ikaze kuri So James Tech and AI. Mutegereze igice kikurikiraho, cyo kiraza kirimo ubwenge kurusha ubu ngubu. Ndabizi ko utari gusinzira uyu munsi, ahubwo wowe uri gutangira gutekereza uko wakoresha AI mu buzima bwawe. Turi buze gukomeza. Murakoze cyane. Ciao ciao. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe So James Tech and AI.